Mbahaye ikaze kuri Festus Piano aho dukurikirana amasomo ya muzika mu ntego igira iti umuziki nutubera igikoresho gihindura. Ubu rero tukaba turi mu gice cya mbere aho tugiye kwibanda ku bimenyetso by'ibanze bya muzika. Muzika ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi, imirangiro ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Umuziki ni ubugeni ubundi ni guhuza ibintu ubireba akaba yanogerwa nabyo cyangwa se ubyumva akaba yanogerwa nabyo. Ni ukuvuga ngo uhuza ibintu bigiye bitandukanye maze bikavamo ikintu kizima cyishimirwa n'abantu. Ubwo bugeni rero bwo kumenya guhuza ibyo bintu uretse ko nyine ari amanota muri studio hari abahanzi barabizi, ndi kuvuga ibintu bari guhita bumva. Ni ukuvuga ngo ufata kiriya ugahuza na kiriya bikavamo ikintu kizima. Abacuranga gitari, abacuranga piano, abaririmba, ibyo byose ukabihuza ukabishyira ku gipimo nyacyo maze bikabyara ibintu bisobanutse. Umuziki rero umuziki ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Mu kwandika rero uwo muziki hari abawandika uretse ko hari n'abatawandika biririmba gusa ariko babwira ngo byandike ntibabishobore. Hano rero tuzareba ibyo bintu byose ukaba uzi umuziki ukanamenya kuwandika. Yego, mu kwandika rero uwo muziki hakoreshwa ibimenyetso bitandukanye. Icya mbere ni muhundwanota. Muhundwanota turayireba turayisobanukirwa nayo, hagakurikiraho amanota, hakaza imfunguzo, incecetsa n'ibipimo. Mu by'ukuri iyo uzi ibi bintu umuziki uba ufite, uba wawandika ku rupapuro. Indirimbo wanditse undi muntu wabaza uwo muziki cyangwa se yabazi ibyo bimenyetso akaba yayiririmbira wowe udahari utanayimwigishije. Hari benshi bavuga bati umuziki nawo ni ururimi. Wandika ikintu ku rupapuro ukagiha mugenzi wawe bidasabye ngo mube muri kumwe, akaririmba ibintu bihwanye nuko wowe wahimbye iyo ndirimbo. Aha rero muraza kumenya uko wakwandika indirimbo ikuvuye mu mutwe noneho wayiha mugenzi wawe uzi uwo muziki akaba nawe yayiririmba muri ubwo buryo. Yego, reka dutangire rero. Muhundwanota. Muhundwanota ni kimwe mu bimenyetso bya muzika ibindi bimenyetso byandikwaho. Ni ukuvuga ngo muhundwanota, ibindi bimenyetso byose bya muzika turaza kureba inyuma byandikwa ku kintu cyitwa muhundwanota. Igizwe n'imirongo 5 itambitse, igororotse kandi iteganye. Intera iri hagati y'iyo mirongo ikaba ingana. Ni ukuvuga ngo ni 50 itambitse. Ufata urupapuro uyice. Hano dufite n'urugero: 1, 2, 3, 4, 5 itambitse. Ikaba iteganye, intera iri hagati y'iyo mirongo ikaba ingana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibimenyetso cyangwa se indirimbo yawe ushaka kwandika ibisobanutse bitazajijisha undi. Iyo mirongo ibarwa uhereye hasi ugana hejuru. Imyanya iri hagati y'iyo mirongo irabarwa cyane kuko nayo ikoreshwa. Ifite imirangiro yayo nayo ibarwa kimwe n'imirangiro iri ku mirongo. Iyo myanya yo hagati iragaragazwa n'inyuguti naho 50 iragaragazwa n'imibare nk'uko mubibona ku gishushanyo nyine dufite. Ni ukuvuga ngo iyi mirongo niho ibindi bimenyetso bya muzika byandikwa, haba amanota, haba imfunguzo, haba muvoma z'uko ushaka ngo indirimbo yihute igabanuke, byose byandikwa
kuri muhundwanota. Rero imuhundwanota nubwo ari 50 ushobora kuririmba bikajya hejuru, nabyo biremewe. Urakomeza ukaca imirongo, upfa kuba hagati hateganye kandi hagororotse, hakaba hanangana. Ushobora kuzamuka, aribyo bari kutwereka ahangaha. Urabona kuko n'aya manota ari hejuru ya muhundwanota, bayita amanota ahanitse. Urabibona, iri riri hejuru y'iri, iri naryo rikaba hejuru y'iri. Gutyo uko tugenda tuzamuka niko n'ijwi rigenda rizamuka. No hasi rero bikaba uko tumanuka. Iyo uri guhimba ushobora guhimba inota rikajya hasi, ntabwo bivuze ngo ntabwo uryandika. Uca utu turonko ukageraho ushaka kuryandika. Yego. Tugiye rero kurebera hamwe icyo urufunguzo ari cyo. Urufunguzo ni ikimenyetso cya muzika gishyirwa mu ntangiriro ya muhundwanota, kikaba gifashe ku murongo runaka. Ni ikimenyetso cya muzika gishyirwa mu ntangiriro ya muhundwanota, kikaba gifashe ku murongo runaka. Ni ukuvuga ngo dufite amoko y'imfunguzo, turaza kubibona. Buri rufunguzo ruba rufite umurongo rufasheho, bityo kigaha izina ryacyo amanota ari kuri uwo murongo gifasheho. Andi manota rero agakurikiraho uko bisanzwe uhereye ku izina ry'iryo nota urwo rufunguzo rufasheho. Urufunguzo rwa mbere rero tugiye kureba, ni ukuvuga ngo twe dufite muhundwanota twayirebye. Noneho nk'uko twabonye ko niho ibindi bimenyetso bya muzika byandikwa, ni ukuvuga ngo ikindi kimenyetso cya muzika duhise tubona ni urufunguzo. Ntabwo ushaka guhimba indirimbo itagira urufunguzo, nabyo ni ukubimenya. Hari urufunguzo rwa soru, rwa fa n'urwa do. Urufunguzo rwa soru ruracyakoreshwa, urwa fa ruracyakoreshwa, ariko urwa do nk'uko turaza kubibona rwajyaga rwifashishwa kera. Imfunguzo zikunze gukoreshwa ni urwa soru n'urwa fa, naho urwa do ntirugikoreshwa cyane. Turusanga kenshi mu ndirimbo zitiriwe geregori. Ni ukuvuga ngo urufunguzo rwa do ni urwa kera kubwa ba geregoriye, ariko muri iki kinyejana dukunze kwifashisha urwa so n'urwa fa. Urufunguzo rero rwa so n'urwa fa rikaba ari byo twibandaho cyane. Urwa so rufashe ku murongo wa kabiri wa muhundwanota. Iyo ugiye kurwandika, umurongo wa kabiri wa muhundwanota ni uyu nguyu nk'uko mubibona, niho rufashe. Uheraho hasi ho gato ugahita ugenda ukazamuka gutya nyine nk'uko agafureshi kari kubibereka. Ubwo urwa soru ubifata uko, ntabwo ushobora gutangirira nk'ino hejuru, oya, utangirira ni uko urwandikwa ugomba kubifata. Utangiriye ahandi twarwita ikindi kintu, ubwo ntabwo rwaba ari urwa so. Urufunguzo rutangirira aha. Urufunguzo rero rwa fa, ariko urunguru rukunze kujya ku majwi yo hejuru, ijwi rya mbere ayo soprano, ijwi rya kabiri alto, urwo rujya kuri tenoru na basi. Urufunguzo rwa fa rufashe ku murongo wa kane wa muhundwanota. Umurongo wa kane turabara 1 2 3 4, ni uyu nguyu. Urabona ko ariho rufashe, nabyo ukabifata nyine. Izi mfunguzo zombi nizo zidufungurira
ibyanditse kuri muhundwanota. Ni ukuvuga ngo mu byo ukwiye kumenya ukanafata uko biri, urufunguzo rurimo. Turakomeje, tugiye kureba icyo inota ari cyo. Inota naryo ni ikimenyetso gikoreshwa muri muzika, aho giherereye cyerekana ubutumburuke bw'ijwi cyangwa se umurangiro, mu gihe isura yacyo iranga ubutinde bw'umurangiro. Ni ukuvuga inota ririmo ibintu bibiri. Aho inota riherereye n'isura y'iryo nota. Aho inota riherereye ryerekana ubutumburuke bw'ijwi. Ni ukuvuga ngo niba inota riri ku murongo wo hasi, nk'uko twabibonye muri muhundwanota hari imirongo yo hasi, hari n'imirongo yo hejuru. Ni ukuvuga ngo niba inota riri ku murongo wo hasi, ni ukuvuga ngo ubutumburuke bw'ijwi nyine buri hasi. Niba riri hejuru, ubwo ijwi riraba riri hejuru, mu gihe isura y'iryo nota iranga ubutinde. Ni ukuvuga ngo urugero ahangaha, inota rya ruziga ntabwo ritinda nk'inota rya ruziga nkoni, gahiri, shami n'andi, nk'uko tugiye kubibona. Oya, ntabwo bitinda kimwe. Ubwo rero ukurisa, ukuribona, nibyo bavuga isura yaryo iranga ubutinde bw'umurangiro, ukuribona. Ariko aho riri hakakubwira ubutumburuke bw'ijwi. Okay, tugiye kureba rero amazina y'amanota. Amazina y'amanota ni 7 ariyo do, re, mi, fa, so, la, si. Amashusho n'agaciro byayo manota. Amashusho y'amanota rero tugiye kuyareba hamwe n'amazina yayo. Iri ryitwa ruziga, iri rikitwa ruziga nkoni, iri rikitwa gahiri cyangwa se gakoni, iri rikitwa shami, hagakurikiraho iri shami nyabubiri, hakaza shami nyabutatu, hakaza shami nyabune. Ni ukuvuga ngo uku agiye amanuka ni nako ubutinde bwayo bugenda bugabanuka. Iri rirusha ubutindiri, gutyo gutyo uko tugenda tumanuka. Ubiri ni ryo rito ukorekeranye, iri ni ryo rito ugereranyije n'andi yari ahangaha yose. Yego, aka nako turakamenya. Tugiye kureba rero agaciro k'amanota. Duhereye hejuru tugana hasi cyangwa ibumoso tugana iburyo, birerekana ko amanota agiye arutana. Ni ukuvuga kuva ku nota rinini ugana ku nota ritoya. Inota ribanza ringana n'amanota abiri arikurikiye. Ni ukuvuga ngo iri nota ryacu, iyi ruziga, irimo gakoni ebyiri. Gutyo gutyo nk'uko twagiye tubona akurikirana. Ni ukuvuga ngo iri riruta iri, iri rikaruta iri, iri rikaruta iri, gutyo gutyo nk'uko nyine mubibona. Yego, ibi nabyo turabimenye. Tugiye kureba rero igipimo. Igipimo, aka kantu nako kagize umuziki cyane, kuko ntabwo ushobora kuhimba indirimbo muri wowe utifitemo igipimo. Ni bamwe mwumva nyine bashyiriramo biti kumva arayitaye, mu by'ukuri nta gipimo bafite. Rero ntukurikirana aya masomo urabasha kubimenya byose. Igipimo kigizwe n'uduce tungana dukatwa muri muhundwanota. Muhundwanota turi kwibuka icyo ari cyo. Utwo duce
dukatwa tungana nyine muri muhundwanota, nicyo gipimo kikumvikanisha injyana shingiro y'indirimbo. Igipimo nicyo cyumvikanisha injyana shingiro y'indirimbo. Ni ukuvuga ngo ntabwo twabona indirimbo tudafite igipimo. Utwo duce tugenda dutandukanywa n'umurongo uhagaze bita insozagipimo. Iyo nsozagipimo rero niyo bakata muri muhundwanota. Utwo duce nyine tungana tugenda dutandukanywa n'iyo nsozagipimo. Ibipimo birimo ibice bitatu: igipimo ngira kabiri, igipimo ngira gatatu n'ibindi bivanze. Hari icyitwa ngira kabiri, ngira gatatu, ndetse bashobora no kubivanga. Igipimo kigaragazwa n'umubare w'umugabane dusanga imbere y'imfunguzo kuri muhundwanota. Icyita cyerekana ibice byagabanyijwemo muri ruziga, naho ikibara kikerekana inshuro z'ibyo bice byakoreshejwe bubaka igipimo. Ni ukuvuga ngo niba ari 2/4, ubundi dukoresha irira nota rya ruziga mwayibonye. Rero niba ari 2/4, ubwo twafashemo, ni ukuvuga ngo muri yo ruziga twafashemo amanota 2 angana. Ni ukuvuga ngo twayigabanyijemo 4, twafashe urugero 2/4 ni igipimo cya 2/4. 2/4 ubwo ni ngira kabiri nyine, 2/4. Iyo ruziga twayigabanyijemo 4, ubwo ni amanota 4 angana. Muri aya 4 dufatamo 2. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Twafashemo 2 yitwa 2/4. Reka baduhe urugero. Mu gipimo cya 2/4, umubare wa 4 werekana ibice bingana byagabanyijwe muri ruziga nk'uko nabivugaga. Naho 2 kakerekana ibice byafashwe muri bya bice ngo bubake igipimo. Ni ukuvuga ngo ruziga bayigabanyijemo 4, ariko muri utwo tuntu 4 bayigabanyijemo bafatamo 2. Ni ukuvuga ko mu bice 4 bingana muri ruziga igice kimwe ari gahiri, bityo ibice 2 byafashwe ni gahiri 2. Igipimo cya 2/4 kigizwe na gahiri 2 muri buri cyumba, cyangwa se andi manota anganya agaciro na gahiri 2. Tugiye kuri B. Ibihe. Igihe ni imyanya ingana igizwe n'igipimo. Igipimo kigabanyijwemo uduce tungana n'inkubito z'icyo gipimo. Urugero, igipimo ngira kabiri gifite inkubito 2, cyangwa se biterwa mu bihe 2. Buri gihe inkubito ya mbere y'igipimo iba ari ngutu, naho ikurikiyeho ikaba ari iyoroheje ndegeza. Ibi sinzi niba muri buze kubireba neza, ariko turifashisha amashusho ari hasi. Ni ukuvuga ngo 2/2, iki ni ukubita rimwe ukazamura 2, ukubita rimwe ukazamura 2. Mbese ni gutya: ukubita rimwe uzamure, pa 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 pa, uramanura uzamure. Iyo umanuye rero nibyo hano bari kuvuga ngutu, wazamura bikaba ndegeza, uramanura ukazamura. 2/4. Na 3/4 ho buri gihe iyo uteye bwa mbere uba uteye ngutu
watambika dore mureba aka gafureshi pa pa pa, ibintu bitatu bya kane, pa pa pa, ngutu ndegeza ndegeza, ngutu ndegeza ndegeza, ngutu ndegeza ndegeza. Nuko giterwa, ariko turajya tureba amashusho cyane cyane. Gutera igipimo giterwa hifashishijwe ukuboko. Guhindura amerekezo y'ukuboko bingana n'igice, bingana n'igihe inkubita imwe. Dufashe nk'urugero igipimo cya 2/4, kumanura ukuboko bingana n'igihe kimwe no kuzamura bikangana n'ikindi, ukurikije uko byerekanwa n'iki gishushanyo iki ngiki nyine. Reka rero dusoreze aha, ubutaha tuzareba neza amanota tuyaririmbe, muzahita mwumva neza uko umuziki umera, ku buryo indirimbo izi zose wumva aziterera igipimo. Nk'ubu ukumva indirimbo ya Bruce Melody, ukumva indirimbo ya The Ben, ukumva indirimbo ya ba Christopher, ukaba wayiterera igipimo, ukaba wayandika ku rupapuro, ukaba wayicuranga. Ibyo byose tuzabireba ahangaha.